twari twarakivuyemo turi mu cya FDLR. Muri FDLR winjiyemo utewe muri bimwe kingana iki? muri FDLR ndumva narinjiyemo mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ubwo kwinjira mu mwaka w'ibihumbi 2000 ubwo muri iyo kambi ya Warungu tuyirimo hari nk'abanyarwanda bavaga mu Rwanda twarababonaga bakaza mu Rwanda bakaza kudusansibiriza. Ubwo barazaga bakadusansibiriza bakatubwira ukuntu igihugu ari cyiza, ukuntu mu Rwanda abantu babayeho neza babanyemo neza. Ubwo turavuga tuti natwe tugomba kuzataha muzabidufashemo. Nibwo mu Rwanda rero twagiye tubona haturutse amamodoka baraza baradutwara. Mu bavuga mu Rwanda bakaza muri FDLR kubaganiriza hari abo yukamo. Tuguhaye ikaze kuri Rwanda Star TV. Niba utarakanda subscribe kandaho none amakuru yizewe kandi acukumbuye atazajya gucika. Nanjye ndagushimiye cyane rero nimba ukoze subscribe, ndagushimiye cyane nimba duteye inkunga yawe, ni byiza cyane. Reka tujye twibanira mu biganiro bigiye bitandukanye. Mu murenge wa Mukura mu karere ka Huye hari umugabo witwa Omar ubayeho mu buzima bugoye kubera uburwayi budasanzwe kandi bukomeye afite. Omar afite uburwayi bw'igicuri n'uburwayi bwo kuba yaragagaye iruhande rumwe, ibi bituma ntacyo abasha kwikorera. Uyu mugabo asaba leta ko yamufasha ikamwongera kuba ahabwa inkunga y'ingoboka kugira ngo abashe kubaho. Mva mu Rwanda nari mfite umuryango wasigaye Burazavire, bamwe bagiye bapfira mu mayira mu mashyamba duhunga, hari n'abatwawe n'inzuzi, hari n'abishwe n'amasasu. Ubwo niko kugaruka ndi jyenyine. Burazavire wari ufite umugore n'abana? Ntabo nari mfite, nabaga njyenyine. Ufite imyaka 48 ubu ngubu ntabwo ugeze ushaka? Ntabwo nigeze nshaka. Mu mashyamba ya Kongo twatungwaga, hari aho twabaga muri Kongo ntago bahinga ibintu byose, hari agace muba murimo bakaba bahinga imyumbati yonyine. Ubwo icyo gihe murya imyumbati n'isombe n'ubugari. Iyo muhavuye hari igihe mwimukira ahandi mugasanga bahinga umuceri wonyine. Iyo muhavuye mukajya ahandi, kuko ntago muguma ahantu hamwe bitewe n'intambara. Iyo muhavuye mukajya ahandi, hari igihe nk'imasisi barya amateke n'ibitoki, nta kindi. Hari aho twageraga tukabirya tubiguze, cyane cyane tukiri nko mu gisirikare cya Kabila, kuko twahembwaga buri kwezi twahembwaga amafaranga ya Kongo ahwanye n'amadolari 100, aho twabiryaga tubiguze. Ariko nyuma aho igisirikare cya Kabila kibereye FARDC apfuye, perezida abaye uriya muhungu wiwe, ubwo ntabwo twongeye kujya tubirya tubiguze. Twageraga ahantu tukabirira ubuntu. Ngo niba ari ibitoki tukicira, niba ari amateke tukikurira, niba ari umuceri tugasanga barawusaruye uri mu mazu, ubwo natwe tugahita tujya mu mazu aho ngaho tukirira. Mukiri mu gisirikare cya FARDC? Oya, icyo gihe twari twarakivuyemo turi mu cya FDLR. Muri FDLR winjiyemo utewe muri bimwe kingana iki? muri FDLR ndumva narinjiyemo mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ubwo kwinjira mu mwaka w'ibihumbi 2000 ubwo twari tuvuye muri icyo cya FARDC, gisigaye gikorwa n'abakongomani gusa. Ubwo duhita tukivamo rero. Mutobo ndumva twarahamaze amezi 3. Ni iki wavuga ku mibereho y'abantu bari muri FDLR, ubuzima bwabo bwa buri munsi? Ubuzima bwabo bwa buri munsi bwo ubu ngubu muri iki gihe mvayo nta biryo by'umuturage twari dusigaye tukirya, nta n'amafaranga yo guhahisha twabaga dufite, ahubwo natwe twakoreshaga nko guhinga cyane nka kariya gace ko mu misozi itegamiye na za Buvira twabagamo.
ho hera ibirayi, ibishyimbo n'amashaza, twarabihingaga n'ibigori bikera tugasarura tukagurisha ibindi tukarya. Ubwo nibwo buzima rero twabagamo. icyemezo cyo gutaha cyaje gute? Icyemezo cyo gutaha ukuntu cyaje, njye ndumva byaraturutse nko muri Monusco, kubera ko ni nk'ubutumwa boherereje FDLR, barabibwira bati mudushakire abantu bo gutaha. Ubwo nibwo nyine bahise bagenda badutoranya baravuga bati mwebwe mugomba gutaha. Turataha. Ubwo mu gutaha ntabwo twahise dutaha deregite tukiva muri ayo mapozisiyo twari turimo, twahise tunyura muri Kongo nyine ahantu bita Ikarara. Ubwo Ikarara turahaba, naho ntabwo twabuze amezi 3 twahabaye. Ikarara turahaba. Impamvu mvuga ko ari nka Monusco yabigizemo uruhare, uriya muryango w'abibumbye nyine, impamvu mvuga ko ari nka Monusco yabigizemo uruhare ni ukubera yuko turi aho ngaho Ikarara, Monusco yatuzaniraga ibyo kurya, batuzaniraga kawunga, bakatuzanira umuceri n'ibishyimbo n'amavuta y'ubuto bakaduhereza. Yego, bari baratashye imbere yacu. Ubwo twabona nyine bari mu gihugu nta kibazo bafite, banameze neza, turavuga tuti natwe uko bizagenda kose nihagira abagaruka bavuga ngo dutahe tuzataha. Ubwo haza imodoka iradupakira tujyamo, turataha nyine. Ni iki utazibagirwa ku mibereho yo muri FDLR muri aya mashyamba? Icyo ntazibagirwa, ntabwo nazibagirwa intambara zagiye zitubaho zo muri Kongo, kimwe n'izindi ntambara twanarwanaga no muri Kongo tutanazifitemo n'inyungu. Ku mibereho yaho ni iki wibuka cyari kigoye cyane? Ushaka kwicara? Ntabwo nkunda kwicara, nkunda kugendagenda. Ni iki wibuka cyari kigoye cyane? Byari bigoye cyane ni ubuzima bwaho, kurya. Mukuru we wo mu muryango avuga ko uyu mugabo Omar Bizimungu wahoze muri FDLR abayeho nabi, ndetse ko ajya abwirirwa akanaburara, kuko uyu mukuru wari umwitaho ngo iyo atabonye icyo arya na Omar araburara, bikaba byatuma uburwayi bwe bwongererwa ubukana. Yewe nitwa Mugabonake Jean Baptiste, ntuye mu kagari ka Bukomeye, umudugudu wa Taba, umurenge wa Mukura. Omar muvaniye. Ni mukuru wanjye wo kwa data wacu. Ufite ibihe bibazo? Ibibazo ufite ni mu buryo bw'imibereho, kuko kubona icyo kurya birangora. Iyo nabwiwe narabwirirwa, nabana bakaburara. Ubuzima arimo ni uko yahunganye n'umuryango we, yahungana na mama wiwe na papa wiwe na barumuna biwe na bashiki biwe. Arangije agenda ajya kuba muri Kongo, ahungutse muri 2018, ahunguka ari wenyine. Ahungutse rero araza anyura Mutobo, anyuze Mutobo, ngiye kumva numva ari mukuru wanjye wahungutseho kwa data wacu, numva ni Omar. Nangije ngiye kumva numva ngo yarwaye n'indwara ya paralize. Ubwo rero ngiye kubona mbona bamunzaniye, icyo gihe yaje ari nijoro nka saa 4 z'ijoro, azanywa na moto, aza ameze gutya. Ni ukuvuga ngo mbonye ubuzima abayemo, sanga nawe ndi muntu wo kumwakira, ndavuga ati nubwo nanjye ndi umukene na mibereho ufite yindi, ariko mu buzima bwose nzabamo nawe tuzabufatanya, no kuko nawe ndi muntu wundi mwereka. Ni ukuvuga ngo mu mirire niho bingoreye, kuko umuhinzi arahingira 800, kandi mfite umuryango w'abantu turi 5, n'abana 3 nanjye n'umudamu. Ubwo numva nawe yaje ari wa 6. Ni ukuvuga ngo 800 ntabwo tubasha kuyaryamo saa 6 na nijoro. Iyo tugize amahirwe turya nijoro, ku manywa tukigumira abakireka. Nk'ubu ngubu ibigori nabashije guhingira amafaranga, mbasha kubona akarima nkodesha. Ubu ngubu Imana yarangiriye neza, mbasha kubona ibigori n'ubwo izuba ritarava ngo byume, ariko mfite icyizere wenda ko mu minsi iri imbere tuzajya tubasha kubona ubugari bwo kurya, kuko ni ukuvuga ngo aho ntuye niyo sambu yonyine mfite, nta handi hantu mfite nk'uko muhabona gutya, ntahangaha ngarukira. Na nyuma y'urugo, na ruguru y'urugo, ni ukuvuga ngo aho ntuye gusa niho
mbasha kuba niho mbasha kubara, ariko ubundi iyo mbashije guhingira amafaranga 800 nkabasha kubona nk'ibihumbi nka 3 cyangwa 5, mbasha kubona akarima ko gukodesha nkakishyura ku mwaka cyangwa n'ibihumbi 10, nkareba nkavuga ati nzayahingira wenda twemeye turye rimwe ku munsi, ariko tubashe kubona akarima ko guhinga, kuko umuntu adahinze muri iyi minsi ntabwo yabaho. Ni ukuvuga ngo arwaye pararizi uruhande rwose, akagira n'ikibazo cyo kurwara igicuri, akikubita hasi akamara nk'iminota 5 cyangwa 6 gutyo atarabasha kongera kweguka. Ni ukuvuga ngo wenda ikibazo cyo kwikubita hasi cyo iyo hajemo no kutarya saa sita cyangwa ngo abashe kunywa icyo gikoma ameze gutya, nabyo bishobora kumujyaho ingaruka, akikubita hasi inshuro nyinshi. Nanjye nabireba nkumva nta kindi kintu kindi narenzaho, kuko ubushobozi bwanjye ari bukeya rwose. Mu by'ukuri kumwubakira inzu bari bangiriye neza, kuko no kutagira haba, kandi inzu yanjye nayo ari ntoya, kubona aho aryama byari byangoye, ariko noneho Leta y'ubumwe ibasha kumwubakira inzu, abasha kubona aho aryama. Ni ukuvuga ngo haramutse habonetse wenda nk'indi nkunga, nkumva batishoboye babatera inkunga bakabaha ingoboka, nanjye wenda babashije kumugenera iyo nkunga, bakamugenera iyo ngoboka. Ku ruhande rw'ubuyobozi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura, Ngabo Fidele, avuga ko bagiye gushaka icyo bakora kugira ngo uyu Omar ajye abona ikimutunga, ndetse ngo mu mwaka utaha w'ingengo y'imari bazashaka ko bamwongera ku bahabwa inkunga y'ingoboka. Uriya mugabo yarahungutse nta hantu ho kuba afite, ajya kuba ku muvandimwe we, ariko muri gahunda ubuyobozi busanzwe bugira bufatanyije n'abaturage yo kubakira abatishoboye, nawe bigaragara ko akeneye inzu. Ni muri urwo rwego yubakiye. Hari ubufasha butangwa mu buryo twavuga ngo ni uburyo budahoraho. Yenda umuntu ashobora kuba afite ikibazo, akaba ku mafaranga ya assistance sociale tugira ku murenge, akaba hari inkunga ashobora kubona. Hari abaturage mu muco dusanganywe mu ndangagaciro zacu, kuba abaturage nabo bashobora kuba bafasha umuntu, abaturanyi, ariko n'umuryango kuko n'uriya mugabo afite umuryango. Ariko kuko urumva ibyo biba ari ibintu biri temporere, bigaragara ko nyine akwiye ubufasha buhoraho kubera ubumuga yagize. Ubwo bufasha buhoraho bushoboka ni uguhabwa direct support muri gahunda ya VUP. Ariko impamvu atari guhita ayihabwa ni uko ubundi iyo tugiye gutanga inkunga y'ingoboka hari amabwiriza tugenderaho. Muri ayo mabwiriza harimo kuba umuntu cyangwa se abantu baba mu rugo bagize umuryango nta muntu n'umwe uba ushoboye gukora. Iyo hari umwe ushoboye gukora, icyo gihe ntabwo urwo rugo ruhabwa inkunga y'ingoboka. Ariko uriya aribana kuri uriya mugabo mu gihe twakoraga igihe hatangwaga proposal n'inama njyanama ikemeza abantu bagomba guhabwa inkunga y'ingoboka, uriya mugabo yari akibana n'umuvandimwe we, yari ataramara kwimuka. Bivuze ngo ubu noneho kubera ko yamaze kugira inzu ye, afite urugo rwe runazwi, ni ukuvuga ngo buriya noneho biroroshye ko nawe yazarebwaho mu gihe tuzaba turi kwemeza abantu bazahabwa inkunga y'ingoboka. Ni igikorwa gikorwa mbere y'uko umwaka w'ingengo y'imari utangira, kugira ngo bijyane nyine n'ingengo y'imari yateguwe. Ni igikorwa gikorwa mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu kugira ngo bitangire n'ukwezi kwa karindwi babona amafaranga. Bivuze ngo n'uriya ubwo azajya muri gahunda y'abandi bose bazigwaho mu kwezi kwa gatandatu. Ku bijyanye n'uburwayi bwe se nta kuntu Leta yamufasha kwivuza? Ibijyanye n'uburwayi ngira ngo iyo ni gahunda isanzwe. Umuntu ufite ikibazo uriya ari no mu cyiciro cya mbere, ni ukuvuga ngo Leta iramuvuza. Numva rero nta mpungenge zo kuba yabigiraho ikibazo ku buryo yavuga ko kutivuza ari uko yabuze uburyo bwo kwivuza, kandi hari uruhare Leta imutangira kugira ngo ashobore kwivuza.